amazina ni Imana Olivier, nkaba ndi umuhungu wa hariya mu majyaruguru iwacu ni muri Rindo, umurenge wa Bushoki. Ubu ngubu mbazaniye topic iraza kuvuga ku byiza leta igenda idukorera nk'abantu bafite ubumuga. Birababaje yuko baguye ikintu, ngewe birambabaza yuko umuntu ufite ubumuga udashoboye kuba yakorera ahandi, yashakira ahandi, yuko bamuhitunga akaritesha agaciro. Hari icyo batugeneye yuko babonye yuko dushoboye. Ejo bundi ku munsi wacu mukuru batanze amatungo magufi, ariko biragoye kugira ngo nzumve ngo waririye cyangwa se warigurishije, kandi ari ryo baguhaye ngo witeze imbere. Birambabaza, bikanababaza n'igihugu cyacu muri rusange n'umuryango wawe. Birababaza cyane. Rero ingingo nyamukuru ndaza kubaganirizaho n'iyi ngiyi uno munsi, ni ukuvuga ngo nimba bampaye itungo ngewe Olivier, mbashe buryo ki nkore, buryo ki naribyaza umusaruro, mbashe kuba nakuramo nimba ari ifumbire ndegira ngo njye gutera za mboga musi wacu, cyangwa se nimba ndagira ngo ryunguke nzajye kurigurisha ku isoko, ariko ryungutse ryabyaye cyangwa se mbona ya mafaranga mbashe kugura ipantaro, urukweto. Ntabwo ibintu byose nzahora mbihabwa no mu rugo, birumvikana. Niyo mpamvu rero nicyo cyanzanye hano, nje kuvuga ukuntu ngenda mbona hari abantu batesha agaciro amahirwe tugenda tubona hano hanze, nk'abantu bafite ubumuga baduka amahirwe ngo tuyabyaze umusaruro, ariko kuyabyaza umusaruro bikatunanira. Urugero, nkanjye bampaye itungo ngo mbashe kuribyaza umusaruro, se ni buryo ki narifatamo neza? Icyo kintu murimo kucyumva use nuza wowe urimo kundeba hano, uze kunyandikira muri comment, nyandiki nimba ufite phone ni nuki, uze kunyandikira umbaza buryo ki nazafata neza gatungo bampaye. Ariko birambabaza kuba hari ukuntu umuntu mugenzi wanjye bamuha itungo kabana ntago bimurimo, mbese kabana yabitesha agaciro, ni ibintu yashize hasi ntashaka kugira ngo abibyaze umusaruro, ugasanga gusa bari ibintu bigoye. My friends, tumenye gufata neza ibyo leta yaduhaye, kuko nimba bagiye hariya mu nama bakadutekerezaho, hari icyo bashaka yuko tugeraho. Ariko twebwe nimba birumvikana iyo nama ntabwo twari tuyirimo, ariko hari igihe kizagera bakagutekerezaho nawe ukayijyamo, ukaba wafata imyanzuro bagenzi bawe. Ngengera amahirwe nkanjye, ngengera amahirwe yo kujya mu nama nkahura n'abayobozi bagafata imyanzuro y'abamugaye mari. Ariko hari aho bagera bakibaza ati, ugasanga umuntu ubwashize bamuhaye itungo, ariko kurifata neza, cyangwa se yahise arijya aravuga ngo bagiye bute. So wenda
kugiba birumvikana bibaho mu buzima, bibaho. Isamba biragutera nijoro bikiba ugasanga baryanye, ariko hari n'abazana amanyanga. Ibyo bintu by'amanyanga my friend tubireke, hato utazafatwa waririye cyangwa se gufata uri ku isoko urimo kurigurisha, cyangwa se ngiye bakafata ndimo kurigurisha ku isoko, amahirwe ako kanya ahita arangira ubwo inzira zose mba nzifunze. Wenda ushobora kutazifunga zose cyangwa se wowe ntuzifunge zose, ariko ibyo baguhaga biragabanyuka kubera yuko ibyo baguhaye bwashize ntabwo babashije kubifata neza. Tumenye kwifatira umwanzuro, tumenye yuko uko tumeze nanone ntabwo ariko y'Imana iza kuturema, uko iyo yiza kutubwira ngo wese nahitemo uko azaba ameze mu buzima bwe. Natwe twari guhitamo nk'abari abagenzi bacu tugenda tubona hano ku ruhande, ariko ntibikadutere agahinda, ntibikadutere ipfunwe ryo kuba twahera mu rugo mu gikari iwacu, cyangwa se ngo ababyeyi bakomeze badufate batujikatire ntitujya hanze. Tumenye ukuntu twabyitwaramo my friend. Mukomeze nyine ngo mwihangane kuko turi hano kugira ngo tubavugire, tubagezeho ibyo tugenda tubona hano hanze bikomeje kunanirana. Namwe ariko mwumve yuko mumeze nk'abandi, mukomeze kwiheba. Turi abantu nk'abandi, mukomeze mushyiremo imbaraga, mukore ku buryo tuzagenda tubona n'andi mahirwe atandukanye ko bazagenda babona yuko dushoboye.